ariko man okay sinzi biba bibaye mu kanya gato gashize ntayo yigenze bite ye kumva numva namajwi arahagaze filime irakwamye yeze umukino wa nyuma yaje kumutoza nanone coach niwe coach yari afite utwika koko didn't go so well. No. Underestimated him, overlooked him. Urabizi mbega ubwa mbere wari wamusuzuguye wamuciye amazi wabonye ntacyo ashoboye hari umuntu uri hasi uciriritse gusa kano kanya none nicyo gihe ku kanya the films took it serious like you did this time kugira ngo noneho mbega uyu mwanya noneho ukora ibintu bya nyabyo wigaragaze umwereke uwo uri we mwereke ko ushoboye mwereke ko ufite ibirenze noneho throw that out there he can't beat you so you got it man you got this mwereke neza ko rwose uriya mugabo atagushobora ndabizi urabifite ibingibi ntarebi ntabwo ari buguce mu myanya y'intoki gusa umugabo bavuga arakomereza mi my friend is umugabo bavuga arakomeye we've all been waiting for dore ko uyu munsi mwari mutegereje rero twahageze nkange rugangura rwose uyu munsi nagira ngo mbabwire tayari ndetse rugangura uyu munsi nabukereye yabukereye climb the mountain again and redeem himself everybody uyu mugabo rwose arimo arashaka hanga kuza kwicungura none yigaragaze agaragaza uwo ari we super manager nawe arahari kuri za ndirimbo ze now Bobby na Remy haya bas ringiratswa haya tugere nako kanya these gibbons baramuzi bayo ifunse arakubita tayari wasana rwaniye imikino ya mixed martial arts karatarazumva taekwondo murimo haya bas gusa harundi warwana gufatana no tekinike ya nyuma yino bamwigishije niyo gufatana niwo muginga afatana ubundi wo mufasha niba kubwira ati shining ufata hari ubundi wo mufasha byagenda bite soravayo abayo yagenze kukimwiko amatara yaka tambuka bafotora tambuka amatara yaka turakwemera bose abagenzi abona bari muri turakwemera n'abandi bari muri bu n'abandi ari turakwemera n'abandi bati byarakunaniye si uyu munsi nibwo uri bishobore daya basi tunurira ka filime bagenzi bitaishia wapi tazama tuangalie bouncing back from a knockout is so tough These aragarutse rwose kandi n'ubundi yakubiswe knockout knocked out by Randy Stone ntabwo aciye kirekire rwose n'ubundi Randy Stone amukubise ingumi agahwera uzi noneho wowe ngo yari kwanariza avuga ati rwose ndi umwana avuga kuri baba we nyamaswa ivayo cyavuye ubunyamaswa yo ariko mana yanjye ameze nk'ukubitira umuntu rero yumirwe Legends aya bas aramanuka ringi yitwa Legends nyiri imikino nawe niwe nyiri company ya Legends aya bas tunurira kurikira ga filime aya bas bamwise Stone ibuye n'urutare take it nayagayezwa hatari ari muri kumukandara yari muritsa murika n'umukandara gentlemen it is now time for our main event the moment you've all been waiting for uyu mwanya mwese mwari mutegereje MC buryohe England ngo uyu rwose ni ukuri kw'Imana hatari uyu munsi wageze wana hashe koko Are you ready? ese muri tayari Legend! iyi match y'uyu munsi ya Legend tayari This fight is scheduled for 5-minute rounds for the vacant. Izi rero ari buza kuza kubaho round 5 uzitsindwa rero muri round 5 bari bubara amanota barebe ngo ninde watsinze. From London, England, weighed in at 217 pounds. Akaba ari umugabo waturutse London mu Bwongereza uyu munsi wa none kandi aryamiye amajana ari tayari ibiro barabivuga.
comes to us via Cincinnati, Ohio, wading it to us. ndetse kandi akaba ari undi waturutse muri Cincinnati muri Ohio mu mujyi wa Cincinnati mu ntara ya Ohio muri Amerika. Legend champion of the world. uyu munsi akaba ari nawe noneho heavyweight champion w'isi yose baramuzi. yaje gucamo imbaraga arazifite arangana n'intare. aya basi dore ni imbogo na Here we go! No more waiting. I cannot believe the moment has finally arrived. kano kanya rero tugiye kujya mbere sinakizera ko rwose igihe cyageze. arbitre abarije ya nawe. You went over the rules in the locker room? amabwiriza murayazi nta bintu byo kuza n'iki mwese none mu mabwiriza murayazi. twagiye rero nicyo gihe nako kanya. Hine Bruce. Come on, show him. kubita umuntu wana kubita umuntu wangu. ari kubita umuntu ikigabo n'icyoroshye n'icyumva. kubita wana piga And Reese sprints at him and immediately arabanza aramukamata Reese hits the cage. kamatira umuntu And on a mission. ndamugigiza. Reese is wasting no time there. We just don't know. Reese kubita umuntu Champion from the past. yawe ingumi Firing off some zirarya. punches. neza gukubitira umuntu wa mujinga we. Great head movement. He's looking really confident. terura umujinga ashyira hasi. That's a vicious terura technique. umujinga aramubirandura. tekinike yarayize noneho ni ugufatana sha ni ugufatana ubu nanjye ndakunyata wangu. Up right away. yewe ngumi zirarya. inota That's it, Reese. Come on. Reese kubita umuntu Much improved. yewe kimurya rimwe hatari nota Counters with a great Superman punch, forcing Reese to back up. gishyira hasi Reese to the ground. shyira mwandama So powerful. Randy's raining down punches. kimuhata ingumi. Submission attempt. Hey, for another, hey. but to no one. binicira Randy shot comment ça va like they were nothing. comment ça va binici Make them pay. Well, that's the way it's looking right now. It may not be an issue. He has to concern himself. acira ingumi sha acira ingumi yewe gifite imbaraga shawe kigabo gifite imbaraga shawe gifite kime kiri na kime kiri na magezi Randy just bega imbaraga bose bikanze going after it. yewe Get off the ground. Don't stay down there. haguruka rata mwana wanjye haguruka. The last guy. tangira kuvuga nkamusonera When you're not favored. ngumi zirarya Something went ngumi really wrong when Reese tried to lock in that triangle choke. kiramukamata cyaramunyasa Such vicious. kiramunyata kimuhati Come on, Reese. Get off of there. kimuhata mabi. And Reese just looks completely yewe manhandled. ikigabo kiranuza rero gifite dore izo pfundiko dore pfundiko. Joe. Tight. kandi umuntu wana kandi umuntu This man. kandi umuntu wana kandi umuntu And he's reaching for. Riza aranga abagenzi Riza yanga kurekura Riza Gibbons aranga Riza Gibbons bagenzi bategereza gakubita. Randy is pressing down on the back of his neck. amukanda 35 pounds. kandi umugabo Reese's neck. kandi umugabo barikanga. I'm sure he could snap his neck. Reese is holding on. aramuvunira ijosi ararigubanura abagenzi ararigubanura ijosi. He looks like he's ready to end it. umugabo yanga kurekura. In a lot of trouble. He does not yewe umugabo. allow this. DJ still might end this fight right now. Reese is about to go unconscious. I can't believe he's still holding on. yewe barasona vaya aba data we rawundi irarangira gusa umugabo yara ariko bana yanjye Clearly, what corner to go to? He doesn't even know where he is. yewe ninguna ajya kwicaramo ntabwo azi naho ari bwicare kabaye umugabo byanze It's his leg. byanze wagira ngo yavunitse n'akaguru biragenda bite buriya kwajyagayo kure imigero 3 icyarimwe mu birere biragenda bite. Okay, son, I've told Margarita. migeri ya Dikins nawe yo kubeshya. ubundi kuki ataraza kurwanamo hano niba yiyaminiye niba yiyaminiye ubundi yakaba yarajemo hano. Wrong corner. hari imikino imeze gutya mixed martial art. Those takedowns. hari uwagiyeyo turabizi Jason Statham. They're nice and clean. murabizi mwese ko yagiyemo hano yarubikiniye n'igihe kirekire. Drinking margaritas an hour. haya nicyo gihe nako kanya wanakubita umuntu mwana. kubita umuntu wango kubita umuntu urabizi neza ko twabiganiriyeho mu myitozo twarabiganiriye muri campus nuzi ko twabikoze iyo myitozo baramwoshya. Round 2. round ya kabiri mu byibuke n'eshanu bagenzi. See by the look. nyamara mube
mube maso He's trying his mube maso to show it, but we ni rugangura mube maso and Stone knows mube maso Stone is a natural finisher. umunyamakuru wa mbere ni hano rugangura He's gonna look to this fight in this. Gumi There is no yewe quit in Reese Gibbons. yewe Or no pain. He's here to fight. Move. Please come on. bipfunsi hatari bipfunsi wewe muhati ngumi henge by'umwana utari wawe uhata inzoga n'itabi hati igipfunsi ndagukubita sindi so ndagukubita sindi na nyoko ndagukubita muhundi ingumi z'amaso He was a bag of feathers. nanjye uramuterura kubita ku gikuta wa muginga buri undi munsi zaperereza sha wakana He's beating it. arimo aramukubita nk'umwana agaseri niko nawe yatangiye kuvuga agaseri mbona umugabo amiriwe nabi Please get out of it. Please come on. yewe kugarura ingumi birananga kupita He's throwing it. mudiha iki nicyo bita kudiha yewe umutwe ijisho ararimena Reese. kamwe kubisa umutwe uremewe Got a little too. biremewe We've all toka anatuka na coach uyu muntu uko tubona abanariza amanota will definitely get a ijisho yararimennye As he should. umugabo no kureba biranga kureba bitangira kwanga kudo ntari kubona akajya abona ikigabo hakurya kirimo kirazenguruka yewe abaganga ni muza dore hahiye Reese's eye. ijisho ryarize ko tubona ritareba neza rabimeze bite buriya I can see I'm fighting. abanyamakuru ye warwanira I can fight. ndarwana ntabwo ndi buvemo wana mume bandana nzindeke kujisha gupita umuntu ndebesha rimwe That's fine. No, I'm fine. I can. niba urwane wana robanye ndi burwane izi ntoki ni zingahe Free. ni eshatu Hesitated. urabona kuri muratindiganya bisobanuye ngo ntabwo umeze neza wana Oh, I'm really good. rero yareka ndwane wana reka nkubita umuntu umugabo yanga kuva mu kibuga genda rwana mani imeze neza mu kubisa umutwe w'ijisho yararimennye nako rimeneyemo I can. ririmo riraviramo imbere Can. Okay. sawa Well, they're letting him fight. This is a little surprising. baramuretse ararwana over I've seen an eye that mubirebe neza surely. mubirebe nuko Oh, he'll struggle. aha Assuming the doctor's ikigabo kiracyari tayari cyo kiracyari n'amagezi goes to continue. kiracyari n'amavuta hatari kiracyari n'amavuta kiracyari ku mavuta amavuta Come on, Parker. Cover up. And Randy. irinda wa mugabo amavuta fata Sitting there like a punching bag. Right? umugabo arimo arahagarara rwose wagira ngo n'icya gifuka bakubita ingumi kimwe bitorezaho yabaye punching bag kiramudiha shaho kiramukoma I have never seen one man kiramupakira take such a beating. kigabo Randy is just kiramupakira rawundi ijyamo Me? bita ya kabiri kigabo cyaramupakiye kimupakira ingumi kiramutsindagira kiramutekera kiramubirandura I'm gonna take his head off. uyu muginga ngenda mukuraho umutwe ahubwo We have to stop him, bro. No. ariko mani warekeye kurwana kweri tukitahira oya ndabyanze Look out, they're blind. You got nothing left to. nuramuka ubaye kuko utakireba ubwo ngubwo urumva biri bukumarira iki uyu mufungo si uzivuzamo urabona aya mafaranga atari ayo kwivuzamo cyangwa ubita umuntu wanga Yeah. No. uri tayari ndarwana wangu ndarwana hafi aya basi nta gucika kime nta gucika intege niba ngihumeka turacyagenda tu And this is shaping up to be the iyi ngiyi rwose ni raundi ya gatatu tutazi uko igiye kugenda Legends cave. iyi ni raundi ya gatatu tutazi uko igiye kugenda Stone. nkanjye rugangura uko mbibona ntibyoroshye yawe vipi kadogo ese kadogo bite kigabo bageze arakibara
arakibara yewe kutareba sha Show me some, Reese. gira icyo umwereka Reese yewe ntari baramureba ntari baranamubona ingumi ziri kuza utazibona we yarangije aratuza mwereke gatoya sha atuzamo gake kigabo nayo kirabouncing kiradundika kirabanza kiradundika gifata kiryo gome mu jisho gome ku munwa yewe yewe mwohereze mu rugo ngumi Just grabbing air. This is just getting messy. Reese looks like he's out on his... cyaramupakiye gusa nacyo gitangira kunanirwa kiramupakira kirananirwa kiramupakira cyamupakiye ingumi kimupakira ingumi yewe kagira imana. It looks like Reese is trying to draw him in. Reese is just walking. Niza arangirira gufatira umugabo aramukanyaga aramukanyaga Randy gerageza abantu avamo mani Randy turakuza ufite imbaraga Niza gufatira umuntu nanjye ndagufite ubu ngubu sha aramukanyaga Randy's thrown in trouble. Randy bagenzi imbaraga zifite imbaraga baterura gusa akagabo kamubaye ibamba karamunurira akagabo karamunyata karamukwama To get out of this position. There you go, Reese. sira hasi bagenzi akagabo kanga kurekura kagabo karahindukira karamubandika unagerageza kuva biranga karamubandika karamuniga kagabo karamunize yewe dore imbogo imbogo yamanutse kumwe pipi imboga zimerera nabi pipi imbogo yazimaze mu ishyamba yewe binica umwuka agira imana urayiza gukandira umuntu bazakubwira shanda gufite ubu ngubu noneho nanjye ntacyo wazubwira we yewe mwuka agira imana ngo ibi ni iki Reese is squeezing and running. Reese arimo araniga umuntu arimo arakanda rwose atsindagira ashimangira He's going. Randy kugeza ubwo aheza umwuka Kugeza ubwo Randy aheza umwuka Greatness. His name is Reese Gibbons. akaba arongera aratsinze uyu musore nawe bakamwita Reese Gibbons ahereza umuntu umwuka tubireba nabirebaga mbibona gutya imbona nkubone in the history of mixed uza agahindiro kabo of despair from two devastating losses in a row. arangije bagenzi arongera arimurika arongera arigaragaza bagenzi barongera bamuha amashyi batura umuhatari uri uwa mbere mu bambere uri umwami urakaze On this super manager araserebura tugiye kurya ku mufungo mana yanjye leave. What happened? coach bagenzi yaje kumureba mugabo aratsinze kandi bagenzi atsinze mu buryo bwari bukomeye cyane And on atsinze indwanyi y'abana hatari dore ikigabo Gentlemen, bagabo Steel has stopped this fight. MC Gasana inyamamare niwe uri kutangaza hano Winner by Reese nanjye rwose MC Gasana inyamamare and new. akaba Reese atsinze ku munsi none ndetse akaba yisubije umudende yari yarambuwe n'umubabiloni hano naya basi hari abantu mikoro ziba zarajabutse ba nyamamare ahantu nk'abo tari wamubona ahantu yemusinga ikirori hatari ariko ngo ndi MC great MC all over the world Proba naza mas ewe sha I thought you were going to give up. Not this time. hase kubijagenze gute kutacitse negera wapi uyu munsi nabucika intege uranyemeje You owe me a rematch tuzasubiramo iyi match and a drink. ariko tugomba kubanza gusangira icyo kunywa manu ukabwira imbaraga ukoresheje mani kuki utacika intege Let's do it. naribi oya uzagurira amacupa ane mani urumva nane urumva ane yose ugomba kuyagura mwana nkabanza nkayanywa nkayamaramo Marcus, it's a hell of a fight he built. No quitting that boy. iriya n'indwanyi hatari wubatse mugabo bagenzi na koci baramushimiye ndetse koci wa Randy bagenzi yarazashimira koci wa Rez bagenzi madamu arahari sinakubwiye sheri ngo ntugacike kime mana imbaraga ziracyarimo nawe rero sheri aha yego rata super manager sasa wabaserebura ibande kumufunga
n'umufungo super manager Bruce Melody ni indirimbo ye nayo mbese bari kuririmba kuri YouTube ngo niyo ndirimbo ngagira aya basi bagenzi bari umunsi w'ibyishimo ndetse n'umunezero baraserebuye gusa ikigabo kiramugati njye nawe iyi match tuzayisubiramo ntabwo iyi match irangiye iyi match izakomeza nanjye ndabakunda cyane cyane yari Remy Bossman w'ikigali hasa man shot a very weird man baddest the final bottom to the foundation yeah man Bossman ikigali yeah mutubane kuri Instagram mwese munsangeyo Instagram rwose mama ni 5 kwa 5 A champ coming back. Instagram mamari munsange kuri Remy e na ta wongereho 7 Remy akarongo gatambitse e na ta 7 Bounces back. Nobody have ever seen this business. And we'll probably end up getting like, eye patch like sponsors from this thing. That's all we know.